urugo rushobora kuba rukomeye wowe n'umugabo mubanye neza n'abana urugo rwanya ari amahoro umuntu wo hanze akava hari akazana ijambo runaka ati warubizi ibi nibi warubizi ibi nibi warabimenye ibi nibi ayo magambo avuze urwo rugo rugasenyuka divorce zikaza ibintu bigacika umugabo n'umugore ntubumvikane bitewe n'iki n'ijambo. Mana data twese uri mu ijuru, Imana yera, ndagushimye ko unyemereye kongera kugera kuri Aline 250 TV. Ndi muzima, ubishimirwe, ngushimiye ko kirinze abanyarwanda, ngushimiye ko kiturindiye igihugu, ngushimiye ko umpaye uyu mwanya, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nkweretse iki kiganiro, nkweretse abagiye kucyumva bose, ubagirire neza. Urakoze, ushimwe kubyumvisha, mbisabye nize mu izina rya Yesu. Ndabashimye inshuti bakunzi ba Aline 250 TV, mwebwe mudasiba kunkurikirana uko bwije nuko bukeye, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwese amahoro y'Imana abane namwe, ndabasuhuje cyane mwebwe mwakanze subscribe mukanshyigikira. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Namwe mwese mwagerageje gusharinga ibiganiro byanjye abandi, nukuri Imana ikomeze ibahezagire. Abari muri Afrika ndabasuhuje, abari mu bihugu bya kure ndabasuhuje. Mwese amahoro y'Imana abane namwe. Ibiganiro byacu nakagaruka rero uyu munsi ndifuza yuko tuganira ku magambo tuvuga. Amagambo tuvuga akenshi ntago abantu tujya dutekereza mbere yo kuvuga, ariko nagira ngo nkwibutse ko ijambo rikomeye. Ijambo nubwo ryumvikana nkaho ridakomeye, ariko ijambo rirakomeye, kuko buriya tuzi neza yuko mu bintu byose byaremwe byaremeshejwe ijambo. Kuko kubizera Bibiliya itubwira ko Imana yaravuze nkuko nawe ujya uvuga. Yaravuze ngo isi nitandukane n'umwijima, ubutaka bujya ukwabwo, amazi ajya ukwayo, ikirere kijya ukwacyo, ijoro ritandukane n'umucyo. Ibyo bintu byose uko yabivuze byagiye biba. Habeho isanzure. Ibyo ntago ari ibintu yakoreshaga intoki, oya, ahubwo ni ibintu yakoreshaga ijambo. Akavuga ati ubutaka nibumeze ibyatsi bitubona, uko nyina bivuze ibyatsi bikamera. Nanone kugira ngo wumve imbaraga z'ijambo, uzarebe nk'umukoresha wawe cyangwa se umuntu kuyobora mu bintu runaka. We aricara akakubwira ati kora ibi, akoresheje ijambo, wowe ibyo avuze ukabishyira mu bikorwa, kubera yuko akurusha, arakuyoboye, ni umukoresha wawe. Yakubwira ati ibi ndabishaka muri ubu buryo, wakoresheje ijambo, ariko wowe ukabishyira mu bikorwa ibyo akubwiye. Rero ijambo ni ikintu gikomeye, nubwo benshi bumva yuko hari amagambo aba afite agaciro, hakaba n'ayandi magambo aba adafite agaciro, ariko nagira ngo nkubwire ko burya ijambo ryose uvuga riba ari iry'agaciro, kuko ijambo niryo mbere na mbere Imana yakoresheje. Rero urumva ijambo ni ikintu gifite agaciro kurenza n'ibindi bintu byose. Ahubwo ijambo rigira agaciro bitewe n'uburyo urivuze, kandi nanone bitewe n'uburyo urivuze, ijambo rigira ingaruka. Zishobora kuba nziza, zishobora kuba mbi, bitewe n'uko wowe wakoresheje ijambo. Rero nshuti bakunzi ba Aline 250, tumenyereye yuko ijambo, iyo umuntu umubwiye amagambo meza, ukamubwira sha uri mwiza, urasa neza, ibintu uri gukora ni byiza, komeza utere imbere, ukamubwira amagambo meza nyine tu, ibyo bintu biramunezeza, ibyo bintu biramushimisha, ibyo bintu bimukora ku mutima, akavuga wow, nukuri Imana iguha umugisha. Nyine ukabona arishimye, kandi nta mafaranga umuhaye, nta kintu runaka umuhaye, ni amagambo gusa umubwiye. Ukamubwira sha nabonye business wafunguye, biriya bintu ni sawa, biriya bintu bikomeze, biriya bintu bikomeze byaguke, bikomeze bitera imbere.
courage, ntucike intege, biriya bintu bifite umusaruro, birakenewe ku isoko. Nyine ibyo bintu mubwira, ibyo bintu mu mutima w'uwo muntu abyakira neza, akishima, ukamubwira sha courage, gusa nyine ibi nibi ubikosore, ibi ngibi wakora gutya bikagenda neza kurushaho, turiya tuntu watugabanya. Nta kintu uri kumuha nyirizina, nta mafaranga uri kumuha, nta maboko uri kumuha, ariko uri kumubwira amagambo amukomeza, uri kumubwira amagambo amuha courage, uri kumubwira amagambo amwubaka. Ibyo bintu nyine bikamunezeza, ibyo bintu bikamushimisha byonyine. Noneho buryo ki dukoresha amagambo, hari n'igihe ubwira umuntu, ukamubwira ibintu, umuntu shanu kuri biriya bintu wakoze nta kigenda, ntacyo uzageraho, ari amafaranga warayajugunye, ari amafaranga wayatereye inyoni, urasa nabi, wambaye nabi, ugize iki, mbega umuntu akarakara, umuntu gasanga nyine isura yahindanye. Kubera iki? Ijambo ryonyine. Buriya kenshi uzasanga abantu mu ingo zitakivugana, ingo zitagicana uwaka umugore n'umugabo, batakwicara ngo bagore ibi, cyangwa umugore yamubwiye ijambo ribi, ugasanga nk'umugabo arikoza arakubwiye atese ubundi nkawe umaze iki, ubundi uri iki muri uru rugo? Nawe ukireba ukavuga atese nimba umuntu andeba akabona nta kintu maze, akabona ntacyo ndicyo, bikamubabaza. Mu by'ukuri ntuba umukubise, ntabwo uba umukozeho, ntabwo uba umubabaje mu bundi buryo, ariko ijambo mubwiye ry'ubwaryo rikagenda rikamugera mu mutima, rikamurya, isura igahindana, no kurya bikaba byamunanira, akazi mu rugo ntaba kigakoze uko bikwiriye, cyangwa ntakurikirane ibyo mu rugo uko bikwiriye, kubera ijambo wamubwiye. Ukikora ukaba uri nk'umugore mu rugo, ukabwira umugabo atari ko nk'ubu nkawe ubona uri umugabo kweli. Iyo wirebye, iyo wisuzumye, iyo wimanutse ukireba, ukihindukiza, ukareba imitekerereze yawe, ukareba ubwonko bwawe, ubundi iyo wirebye ubona uri umugabo. Nawe mugabo wabireba ukavuga atese nimba umugore yandebye akabona koko ntari umugabo, ubundi iki? Uri kumva? Mu by'ukuri ntaba yagukubise, ntaba yagize iki, yagutwaye amafaranga, ntaba, ariko ijambo yakubwiye ryonyine rikagukorogoshora, rikakubuza amahoro, rikakubuza amahwemo. Mana we ukabona ntacyo uri cyo, ukavuga ese ubu wamungani, ndi umugabo, ndi umugore, ndi umusaza, ndi umusore, ndimbwa, ndiki. Buriya uriya mugore yabonye ndiki kugira ngo ambwire kuri, bikakubabaza. Rero amagambo tuvuga agira ingaruka nziza cyangwa mbi bitewe n'uburyo twayakoresheje, kandi n'amagambo ayo ari yo yose. Burya ntukavuga ikintu ngo ubwire umuntu ngo nivugiraga abana ngo byari blague. Nta blague mu kuvuga, nta blague mu kuvuga. Ijambo ni ikintu cy'agaciro. Burya uzarebe iyo wicara uhora wiyaturaho ibintu bikubaho, iyo wicara uhora ubona ko udashoboye, ntacyo wabasha, ntacyo wageraho, ukabona utazakira, ukabona utazagira inzu, ukabona nta kibanza wabona, ukabona mbega ugahora uvuga aha yewe abaguze amazu barayaguze, naho muri iki gihe ntayo wabona, bikugendekera uko. Kubera iki? Ijambo rigira imbaraga. Iyo uhora wicara ukavuga ati subu nzashaka, subu nzaba umugabo, subu nzaba umugore, subu nanjye nzabyara, ukumva ni ibintu bidashoboka. Uko uhora ubyiyaturiraho ko bidashoboka, ntibishoboka. Iyo uhora waturiraho abandi bibi, yewe baragapfa, baragapfusha, barakabona ishyano, barakagira iki, ibyo bintu biraba. Kubera yuko ijambo rifite imbaraga, iri jambo dufite rifite imbaraga. Niyo mpamvu iyo ubwiye umuntu neza bimugiraho ingaruka nziza, ubona yishimye. Iyo ubwiye umuntu nabi ubona arakaye, kandi ntiwamukubise, ntiwamugize iki, ariko ibyo umubwiye, kubera iryo jambo uri kumubwira rifite imbaraga, kubera iryo jambo uri kumubwira rifite kumuhindura muri we, ugasanga bitewe n'ibyo wamubwiye arishimye cyangwa arababaye, arakomeye cyangwa se acitse intege, akomeje urugendo cyangwa se arahagaze, ibyo yari arimo arabiparitse, nyine imbaraga ziramushiranye bitewe n'icyo umubwiye. Inshuti zanjye rero, ducunga amagambo tuvuga, ducunga ibyo tuvuga, ducunga igihe tubivugiramo, ducunga abo tubibwira. Nimba umuntu
utamukunda si ngombwa ngo umwatureho amagambo mabi, oya, kuko ibyo bintu mwatuyeho nawe ubwawe bikugarukiye ntago byakunezeza, nawe ubwawe bikugarukiye ntago byagushimisha, cyane yuko ibyo tubiba ari byo dusarura. nimba uvuga amagambo mabi nawe bizakugarukira, nawe hari uzakubwira mabi, kuko icyo umuntu abiba nicyo asarura. Nimba umuntu akubwira ibintu bitakunejeje, nawe hari abo uzahura nabo bakubwira ibintu bitakunejeje, ariko ibyiza nuko wagerageza kuvuga amagambo afitiye abandi umumaro, amagambo akomeza abandi, amagambo abateramo imbaraga, amagambo abubaka, amagambo agira aho abakura n'aho abageza. Ni byiza ngo ijambo ugiye gusohora ubanze uritekerezeho, uvuge ati si iri jambo ngiye gusohora riramarira iki mugenzi wanjye, si ibi bintu ngiye kuvuga biramwubaka, ese ibi bintu ngiye kuvuga biramusenya. Wiba umunyamagambo, wiba umunyamatiku, wigenzwa no gusenya abandi, wigenzwa no gusenya ibyo abandi bagezeho. Gira discipline mu bintu uvuga, gira discipline mu magambo yawe, umenye yuko ijambo rifite imbaraga riruta uko wowe ubitekereza. Mu bintu byose mbere na mbere Imana yakoresheje ijambo, ariko wowe iryo jambo urarifata ukaritesha agaciro, ukabwira umuntu nabi yarakara ngo byari brage bana, ukakomeretsa umuntu bicishije mu magambo, warangiza ngo buriya se ngo yabifashe seriye, ngo buriya se ngo yabonaga ngo tutari turi guseka. Mwari muri guseka nibyo, ariko ijambo rifite imbaraga, ijambo rishobora gusenya ibintu byubatswe imyaka n'imyaka. Abantu bashobora kuba bashyize hamwe basenyera umugozi umwe, ariko umwe yazanamo ibintu by'amagambo yo gusenya bimwe mwubatse imyaka 10 byose bigasenyuka bitewe n'iki? N'amagambo gusa. Urugo rushobora kuba rukomeye, wowe n'umugabo mubanye neza n'abana, urugo rwanyu ari amahoro, umuntu wo hanze akava hari akazana ijambo runaka ati wari ubizi ibi nibi, wari ubizi ibi nibi, warabimenye ibi nibi, ayo magambo avuze urwo rugo rugasenyuka, divorce zikaza, ibintu bigacika, umugabo n'umugore ntubumvikane bitewe n'iki? N'ijambo. Rero nshuti yanjye, menya ko ijambo rifite imbaraga. Niurangiza ucunga amagambo uvuga, menye igihe uyavugiramo, kandi umenye yivuye mu kanwa kawe yakabaye amagambo yo kubaka, yakabaye amagambo yo kugira ngo abandi agire icyo abamarira. Ndagushimiye nshuti wowe ugikurikiye Aline 250 TV, nimba utarakanda subscribe mu biganiro byacu, ni byiza ngo uyikande kugira ngo n'ubutaha uzabashe gukurikirana ibiganiro byacu. Nkwibutsa yuko ibiganiro byacu bigaruka ku muryango, uburyo cy'umuryango wabaho neza wishimye mu mahoro, tukabaho dutekanye. Imana y'amahoro nibagirire neza, Imana y'amahoro nibiteho. Nimba wagiraga amagambo adafututse cyangwa adafuze, ni byiza yuko ugira amagambo yo kubaka abandi. Nimureke dushima Imana. Mana data wa twese turagushimye, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye kuri mwiza. Dushoboze kuvuga amagambo aguhesha icyubahiro, kandi dushoboze kuvuga amagambo agira icyo amarira bagenzi bacu. Uduhe kuzibukira amagambo y'amahomvwa adafite umumaro, uduhe kuvuga iby'umumaro. Urakoze, ushimwe kubyumvishe, nanjye mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.